Murakaza neza kuri Ramso Ubumenyi TV, urubuga tubagezaho amateka akomeye y'u Rwanda atazamangana. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ukore share, like na comment. Uwo ni umusanzu wawe wo gukomeza kudufasha kuzamura iyi channel. Uyu munsi turabagezaho inkuru y'abantu babiri b'ibirangirire mu mateka y'u Rwanda, Cyilima Rugwe na Cyilima Rujugira. Nubwo bombi bitwa Cyilima, amateka yabo n'ibyo bazwiho bitandukanye cyane. Cyilima Rugwe azwi cyane mu mateka y'u Rwanda nk'umwe mu bantu bamenyekanye mu gihe cya kera kubera ubukire n'ubuhinzi. Yari azwiho kugira imirima minini cyane, ari naho izina rye Rugwe rivuga umurima munini. Mu bihe bya kera u Rwanda rwari igihugu gishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Cyilima Rugwe rero yabaye icyitegererezo cy'uko umuntu ashobora gukungahara kubera umurima. Imirima ye yategurwaga neza akoresha imbaraga nyinshi n'abantu ndetse n'amatungo. Amagambo ya Cyilima Rugwe yaravuze ati, umuntu utabiba ntazasarura. Aya magambo yahindutse ihame mu Banyarwanda. Bigisha abantu gukunda umurimo no kudatekerereza ibitangaza. Cyilima Rugwe rero yibukirwaho kuba umunyamurimo n'umunyabukungu, byatumye izina rye rikomeza kuvugwa mu mateka y'u Rwanda. Cyilima Rujugira we yari umuyobozi n'umutegetsi w'ikirenga.